usanga ishuri rya Wisdom Schools Rwanda niryo ryashoboye kuhiga yandi muri uyu mwaka w'amashuri ushize, ubwo twatsindishaga umwana ku kigereranyo cy'amanota 99 n'ibice ndatekereza 6 kw'ijana. Imena TV Rwanda, the voice of the people, stay informed with exclusive news you won't find anywhere else, only on. On side A, we have Honorable Kendra Mekos Rescue. Honorable Mukisha, Honorable Willis, may God bless you. Honorable Nishe, Honorable Nisi, may God bless you. Honorable Isi, may God bless you. On side B, we have Honorable Queen, may God bless you. Honorable Neira, may God bless you. Honorable Miera, may God bless you. Honorable Katie, may God bless you. Honorable Rafa, may God bless you. Honorable Alva, may God bless you. And welcome Honorable Kendra from side A. Our motion today says that mother is better than father. My view is mother breastfeed. When welcome Honorable Queen from side B. Thank you, Chairperson, Timekeeper, Secretary, from the audience. May God bless you. Our motion today says that mother is better than father. My view is father has family. When welcome Honorable Musha from side A. Thank you, Chairperson, Timekeeper, Secretary, Rasta audience. May God bless you. Our motion today says that mother is better than father. My view is motherhood food. Great welcome Honorable Neira from side B. Thank you, Chairperson, Timekeeper, Secretary, plus the audience. May God
audience. Our motion today says that mother is better than father. Matthew is Mother Queen Bravo. When we welcome Honorable Rafa from side B. Thank you, Chairperson, Tansiba, Secretary, Rasta audience. Recognition. Our motion today says that Mother and teacher banyakubaha babyeyi batandukanye n'abashyitsi bari hano mu ntiza amashyi babyeyi tubanze dushimire ubuyobozi bwa Wisdom School burahangaha. Ngira ngo nk'ababyeyi dukwiriye kwishima uyu munsi no kwishima ibirori bibereye ahangaha. Ngira ngo wenda hari tubonye n'agashya tutari tuzi, mwabonye aba bana bacu uburyo bameze. Ahari ngira ngo tutirengagije twavuga ku mateka wenda hari tuzi hano muri aka karere kacu. Tukimara kumva yuko Wisdom yaje twarishimye cyane, twarishimye kubera yuko hari ababyeyi bari bafite abana inangaha bajya kumva ngo bagiye kwiga Musanze, ndetse bamwe bagafata abana batoya bagikeneye kurerwa n'ababyeyi bakabajyana i Musanze badashoboye kubakurikirana. Ariko tucyumva yuko Wisdom igeze hano twarishimye cyane. Mutirengagize rero mu gihe gitoya twagiye tubona ikigo baragifunze turababara cyane. Mu kugifungura twarishimye, turishima. Ngira ngo n'ubonye ibi birori bibereye hano kano kanya, ubonye uburyo abana urwego bagezeho, mu by'ukuri turishima cyane, ndetse turashima n'Imana yuko Wisdom imaze kuba ubukombe hano iwacu mu karere ka Karongi. Ngira ngo rero nyuma y'ibyo ngibyo twavugamo umusaruro tumaze kubona, hari ibyo tubona nk'ababyeyi. Mu by'ukuri ababyeyi dufite abana bigangaha, abo bana barangije kino cyiciro, umwana ubundi wo muri maternelle abatarashobora no kuvuga n'ikinyarwanda, ariko rwose abana basigaye bagera mu rugo bakavuga icyongereza, kumva bari kuvuga igifaransa. Atari n'ibyo ngibyo gusa, ugasanga n'abana n'uburere barabufite. Ibyo rero byose ni umusaruro dukesha abarimu ba hano, ni umusaruro dukesha ubuyobozi, kandi twishimira cyane. Hari agashya rero wenda hari twabonye, sinzi ko ababyeyi mujya mukareba, umwana wo muri maternelle. Ubundi abantu bize iby'uburezi bazi yuko abana barangiza maternelle bataramenya no kwandika inyuguti, ariko abana muri Wisdom biyandikira homework. Ugasanga umwana azi kwandika, ariyandikira homework, yagera mu rugo akayikora atagombye kuvuga umubyeyi ngo aze kumukoresha. Ibyo byose rero ni umusaruro Wisdom mwatugaragarije, rwose tubashimira nk'ababyeyi rwose, kandi mukomereza. Ngira ngo rero tudatinze cyane, hari ibyifuzo dufite nk'ababyeyi. Mu by'ukuri mukomeze kuturera abana neza. Turifuza yuko rwose ikintu kijyanye no kuvuga, ngira ngo muri iyi si tugezemo, ikintu cyitwa ururimi rwose ni rwiza cyane. Ngira ngo mu rwego mpuzamahanga murabizi yuko abantu dusigaye tubaho dushakisha ubuzima. Umwana utazi kuvuga rwose aribura hanze ahangaha. Rwose turabashimira, ariko tubinginga kugira ngo rwose mukomeze mwemfasayizinge ku kintu bita ururimi, abana barumenye bavuge,
ndetse n'ababyeyi bari hanze aha ngaha iyo bumvise umwana wo muri Wisdom avuga icyongereza rwose bumva bafite icyifuzo cyo kuzana abana muri Wisdom. Aho hantu rero mwashyira ingufu. Ikindi twabonye twifuza uburyo mufasha abana gukora. Umwana rwose wo muri materineri yafashe homework tujya tubona, ugasanga homework iri ku mpapuro zigereye no kuri 5, ugasanga umwana yicara arakora. Uwo ni ukugira ngo umwana ni ukumwigisha gukora rwose. Mugerageze rwose mubigishe gukora. Ngira ngo nk'ababyeyi hari ibintu bijyanye n'ishoramari, natwe turi gukora ishoramari hano muri iki kigo cyacu. Ni investment turi gukora. Natwe tubari inyuma, dutegereje yuko abana bacu hano bazahavana ubumenyi uzabafasha kwitunga bakibeshaho ndetse bakagira n'icyo bamarira kino gihugu cyacu. Muri rusange bagira uruhare kugira ngo abana bagire ubumenyi bwiza cyane cyane bwo kuvuga, kugira ngo akenshi cyane iyo duteraniye n'ahantu hatandukanye usanga abana cyangwa n'abantu bakuru bafite ikibazo cyo kuvuga haba icyongereza, ariko umwana wiga hano kuri Wisdom School iyo uri kumuvugisha mu cyongereza rwose avuga ukumva arasubiza. So your learning, your speaking ni ikintu cyiza tubashimira hamwe n'abarimu ikigo cya Wisdom School. Rero turabashimiye cyane kuri uyu munsi, ngira ngo ababyeyi bari hano muri kujya mubona ukuntu barimo batwenga kumva umwana ahagarara hano bakadibetinga kuriya side B kavuga side A igasubiza. Harimo abayobozi ba timekeeper, rwose ni ikintu cyiza cyane bigaragara yuko muba mwabateguye kandi mugafata n'umwanya wo kubigisha buri kimwe. Ndagaruka rero ku bijyanye n'amasomo, njya nkunda kubona ukuntu abana baza biteguye kwiga kandi ugasanga n'amasomo abenshi nagerageje kugenda mbaza n'ababyeyi batandukanye, nsanga aba bana abenshi bikoresha homework. Araza akagera mu rugo akagenda agahita akora homework, akagenda akabwira umubyeyi ngo ngwino undebere, kandi koko dusanga babikoze neza. Rero turabashimiye cyane Wisdom School, komerezaho. Nashimye icyifuzo cya Perezida ko abana bashobora kuva hano muri tronkome bakazamuka, ariko bakazagenda muri segonderi, barangiza 6e bagahita bataka na segonderi hano. Ni ikintu cyiza kandi nashimye ko n'umuyobozi waje ahagarariye ubuyobozi bukuru bwa Wisdom nawe yakiriye icyo gitekerezo. Rero nk'uko babivuze, njyewe ndi admin mu Nkunga Finance, nanjye hari ikindi nifuzaga kubagezaho. Usanga njyewe ikigo nkorera cyavukiye muri ino area, ni ikigo cy'abaturage ba hano. Bamwe mu babyeyi bateraniye aha ngaha ni abanyamigabane. Usanga rero kenshi bavunika kubera ko abenshi bafite konte mu Nkunga Finance, kandi kwishyura minerivare iyo atiriwe ajya hariya kuri BPR cyangwa se kuri Beka. Nabonye konte bampaye ni ya Nyagatare, Kabarore ya iyo konte ni iya kure cyane, ku buryo n'umubyeyi ashobora kugira ikibazo yakohereza amafaranga yibeshyemo n'umubare, ugasanga biri buze gusaba procedure zikomeye. Nk'uko rero hano hakurya hari banki n'ababyeyi baturiye hano, twasabaga yuko mwazagiramo konte kugira ngo umubyeyi naba yibereye mu rugo apuringaho amafaranga, abwire mwarimu cyangwa se abwire head teacher ati ya minerivare yageze hehe, yageze kuri ya konti. Burya mwebwe nubwo mwahita muyafata n'ubundi mukayafatira imbumbi icyarimwe, mukagenda mukayashyira kuri ya konti iri Kabarore, ariko ibyo ari byose muzaba mworohereje ababyeyi, kuko ni benshi nakomeje kugenda na hariya usanga baza abakiriya ababyeyi ngo se ngo muduhe konti ya Wisdom, ugasanga turayibuze. Kandi gufungura konti rwose nababwira ngo ni ubuntu, nta n'ikindi bisaba, nta charges za buri kwezi bisaba, nta usibye igihumbi cyonyine kiba kiriho, ariko ubitsa ubikuza mu buntu. So rero murakoze cyane.
mu rwego rwa inkunga finance turabashimiye, kandi n'ababyeyi muri rusange turabashimiye iki gikorwa mwaduteguriye n'uburyo mukomeje kutwereka yuko Wisdom School izatugeza imbere kandi heza. Turabashimiye cyane. Nahoze mbwira ababyeyi turimo turi kugendana, babwira ngo hari ababyeyi bambwiye ko bagiye kwimuka kubera ko hari abana bagiye mu biruhuko bajya ahantu, ariko bagezeyo bakajya bavuga Icyongereza. Noneho ababyeyi babo baravuga bati turaje twimuke tuze hafi hano muri area ya Rubengera kugira ngo abana bacu bige muri Wisdom. Ndakeka Edica cyangwa se Patrice azabimenya, ariko iyo ni uko babonye yuko Wisdom School itanga ubumenyi bwiza. Turabashimiye cyane rero, kandi gukomereza aho ngaho n'ibindi byiza bizaza, n'iyo segonderi zaza turabyizeye. Murakoze cyane, murakarama. Murakoze cyane mu mpera amashyi rwose. Muratwibwira munatubwire ni mwihariko ki w'iri shuri, ni iki mwifuza ku babyeyi? Murakoze cyane. Nitwa Patrice Murwanashyaka, ndi umuyobozi w'ishuri rya Wisdom School Rubengera. Nk'uko mwabibonye, ni ishuri riherereye mu mudugudu wa Ndengwa, akagari ka Kibirizi, umurenge wa Rubengera, mu karere ka Karongi. Ni ishuri rero ryaje rikenewe hano i Karongi kubera ko uburezi n'uburere dutanga bifite ireme, ku buryo iyo unagereranyije n'andi mashuri ari muri iki gihugu, usanga ishuri rya Wisdom Schools Rwanda niryo ryashoboye kuhiga ayandi muri uyu mwaka w'amashuri ushize, ubwo twatsindishaga umwana ku kigereranyo cy'amanota 99 n'ibice ndatekereza 6%, aba wa mbere mu rwego rw'igihugu, n'abandi bagiye baza bamukurikiyeho ku mashami yacu atandukanye. Twe rero tubona ari igisubizo ku burezi n'uburere bwa hano mu karere ka Karongi. Tukaba twakangurira ababyeyi kugira ngo batugane ndetse baze birebereye ibyiza byo muri Wisdom Schools Rubengera. Andi mashuri nayo yigenga naje imbere ya Wisdom hano kuvuga Wisdom ifite andi mashuri mu gihugu, ariko hano Karongi iri ryaje risanga andi mashuri. Birumvikana ryaje risanga andi mashuri, kandi turashimira cyane uruhare runini cyane dufatanyije mu iterambere ry'uburezi. Murazi yuko hari amashuri atandukanye haba mu murenge wacu wa Rubengera no mu yindi mirenge igize akarere ka Karongi. Ntabwo ishuri rya Wisdom School Rubengera ryo ryahaza uburezi ryonyine, ahubwo dushimira ubufatanye n'andi mashuri, tugashimira ubufatanye n'abaturage n'ababyeyi, tugashimira ubufatanye ndetse n'ubuyobozi bwite bwa leta, kandi tukanezezwa nuko umusanzu wacu mu iterambere ry'uburezi waba intambwe idasubira inyuma, kandi twebwe dutekereza yuko dushaka kugira ngo tube twe tuza ku ntambwe ya mbere mu iterambere ry'uburezi. Murakoze cyane. You won't find anywhere else, only on